ese wigeze wicara maze muri wowe ukibaza uti ese koko umukobwa dukundana cyangwa umugore tubana ambwira buri kimwe cyose? Ese waba warigeze gutekereza ku mabanga umuntu ashobora guhisha mu mutima we? Ayo mabanga ntatuma musohokamo kabone niyo mwaba muba mu nzu imwe. Umubano w'abashakanye ushingira ku kwizerana, ariko mu buzima busanzwe ntabwo buri kantu kose kajya hanze. Hari ibintu bamwe mu bagore cyangwa abakobwa bahitamo gukomeza kugira ibanga, rimwe na rimwe ari ukugira ngo barinde imitima y'abakunzi babo cyangwa y'abagabo babo. Rimwe na rimwe ari ukwiyoberanya cyangwa ari uguhisha ibiri ku mutima wabo. Nitwa 2MC, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi reka tugaruke ku mabanga 10 abagore cyangwa abakobwa bahisha abakunzi babo cyangwa abagabo babo. Si ukuvuga ko buri mukobwa wese cyangwa umugore abikora, ariko ni ibintu byagaragaye ko ari rusange mu buzima bwa buri munsi. Irya mbere muri aya mabanga ni amabanga y'amarangamutima, gutinya ko urukundo rwabo rugabanuka. Bamwe mu bagore cyangwa abakobwa baba bafite ubwoba mu mitima yabo, bibaza bati ese umugabo wanjye cyangwa se umukunzi wanjye arankunda nk'uko byahoze mbere? Ariko ibyo nubwo babyibaza ntabwo babibwira umugabo, babigumana mu mitima yabo. Nk'ubu dufashe nk'urugero, umugore ashobora kwibwira ati ese kuki umugabo wanjye atakinyita ya mazina yanyitaga mbere? Ikindi kandi nta nubwo akimpamagara kenshi ngo nibuze ambaze uko niriwe. Ibi ngibi akenshi usanga biterwa no kugira impungenge z'uko nibabivuga biri busenye umubano wabo, cyangwa icyizere bikagaragara nk'aho ari intege nkeya. Ikindi bakunze gukora ni ukugereranya umugabo n'abandi bagabo. Hari igihe umugore cyangwa umukobwa ashobora kubona umugabo mu nshuti zawe cyangwa mu kazi cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, agatangira kumukugereranyaho imbere mu mutima we, avuga uti ese kuki umugabo wanjye cyangwa se umukunzi wanjye atameze nka runaka, mu buryo runaka, nko mu myitwarire cyangwa mu buryo agaragara. Nanone ati ese kuki umugabo wanjye ataba romantike nk'umugabo wa runaka? Ikindi, ese kuki umugabo wanjye atajya asohokana nk'uko biriya byamamare bibikora, bigasohokana abakunzi babyo? Dufashe nk'urugero mu kazi, ashobora kwitegereza umukoresha wabo mu kazi, maze mu mutima we agatekereza ati yego umugabo wanjye arankunda, ariko se kuki ataba organize nka boss, agira igitinyiro nka boss wacu? Ariko ibyo nubwo abitekereza ntabwo yabivuga mu rugo, ahubwo ahitamo kubibika mu mutima we. Ikindi, hari abagore baba baranyuze mu bihe bikomeye mbere yo gushaka, nko guhemukirwa mu rukundo, gucibwa intege cyangwa se guhohoterwa, bagahitamo kutabiganiriza abagabo babo cyangwa se abakunzi babo, maze ibyo bikabagumaho, bikaba ibikomere byo mu mateka. Ibyo bahitamo kwicecekera ntibabivuge, batekereza ko baramutse babivuze bishobora gukurura ibibazo cyangwa se bakabibona nk'aho ari intege nkeya. Ikindi cya kabiri mu mabanga 10 abagore bakunze guhisha abagabo babo, amabanga y'ubukungu n'imari. Uko bakoresha amafaranga yabo, amadeni yabo yihariye, ibyo byose ntiyabikubwira. Hari igihe umugore ashobora kugira amafaranga yihariye akoresha mu bintu bye atabwiye umugabo we. Buri gihe si uko aba ashoboye kumuhisha buri kimwe cyose, ahubwo rimwe na rimwe ni ukwiyubakira umutekano we bwite. Dufashe nk'urugero, umugore ashobora gufata amafaranga cyangwa amafaranga yo kurya ibiryo bihenze, ariko agahitamo kutabibwira umugabo, akumva ko ari ibanga rye bwite. Ikindi, hari abagore bishora mu madeni yo kugura ibintu byoroheje cyangwa se gufasha inshuti, ariko ntibabibwira abakunzi babo cyangwa se abagabo babo. Nk'urugero, umugore ashobora kwaka amafaranga inshuti ye kugira ngo agure telefone nshya, ariko agahitamo kutabibwira umugabo we kuko yumva ko bitamuteye isoni, nyamara akirengagiza ko nabura ubwishyu bakaza kumwishyuza bishobora kuzateza amakimbirane mu muryango. Icya gatatu mu mabanga 10 abagore bakunze guhisha abagabo babo ni imibanire n'urukundo rwabo, kudashimishwa n'imibonano mpuzabitsina. Umugore ashobora kuba atanyurwa mu mibonano mpuzabitsina, agahitamo guceceka ntabikubwire nk'umugabo we, agahitamo kukubeshya, akavuga ngo ni byiza kandi cyane, mu gihe mu mutima we yumva atanyuzwe. Impamvu itera ibi ngibi ni uko atekereza ko aramutse abivuze umugabo ashobora guhita acika intege, akumva ko ntacyo amaze, ko nta mugabo umurimo. Ikindi kandi ku birebana n'imibanire mu rukundo,
Umugore ashobora kwifuza ko habaho ibintu bishya mu rukundo. Ashobora kwifuza ko urukundo rwanyu rwaba rufite udushya, imico mishya, impano zoroheje, cyangwa se kumuganiriza mu bundi buryo bushyashya. Nk'urugero nko kwifuza ko umugabo yamuhamagara ari mu kazi akamubwira amagambo y'urukundo, cyangwa akamutumira mu gusohokana, ndetse no kumubwira ibindi byose yifuza ko byamutungura, bikamwumvisha umunyenga w'urukundo icyo ari cyo. Ariko rimwe na rimwe aba yumva ko atabivuga kubera ko ashobora kuba akeka yuko umugabo we atabyumva, bityo bikaguma mu mutima we. Ikindi kandi ku birebana n'imibanire mu rukundo, umugore ahora yifuza guhabwa agaciro karushijeho. Nubwo umugore akundwa, rimwe na rimwe yifuza kumva amagambo y'urukundo kenshi, nko kubona ibikorwa bigaragaza ko akundwa, nko kumubwira ko asa neza, yambaye neza, ko agutera ishema mu bandi bagabo, ndetse n'ibindi byinshi yifuza kumva mu matwi ye bimusingiza. Ariko yabura ayo magambo meza asize umunyu nk'ayo ngayo, agahitamo kwicecekera, ariko mu mutima we bikamubabaza. Icya kane, mu mabanga 10 umugore ahisha umugabo we, amabanga y'umuryango n'inshuti. Ku birebana n'ibyo ngibyo, ibitekerezo ku muryango w'umugabo, hari abagore bafite amarangamutima atari meza ku muryango w'umugabo, nk'abavandimwe cyangwa se ababyeyi b'umugabo. Nk'urugero, umugore ashobora kumva ko mushiki w'umugabo amufata nabi cyangwa amwituka mu ibanga, ariko kubaha no gutinya intonganya, agahitamo kubyihorera ntabivuge, agahitamo kwihesha amahoro kugira ngo adateranya umugabo we n'abavandimwe be. Ibi akenshi usanga biba mu miryango myinshi, namwe murabizi. Ikindi kandi tukiri kuri iyi ngingo y'amabanga y'umuryango n'inshuti, hari ibyo umugore ashobora kuganiriza inshuti ze ariko ntabigeze ku mugabo we, nk'amarangamutima, akababaro cyangwa se ibitekerezo ku buzima bwo mu rugo. Nk'urugero, nk'igihe afite ibibazo mu rukundo, ashobora kubiganiriza inshuti ze ariko ntabivuge mu rugo. Ashobora kubwira nk'inshuti ye ko umugabo we atakimutega amatwi, ariko yagera mu rugo ibyo ntabivuga akabyihorera. Ushobora guhita wibaza uti, none se ibi by'amabanga bivuze iki? Ese birerekana ko abagore cyangwa se abakobwa batizerana n'abakunzi babo? Oya, uko siko biri. Ahanini aya mabanga yose aturuka ku kuntu abantu batinyuka cyangwa batinya kuvuga ibyo batekereza mu mutima. Reka mbonereyo kubabwira mwe munkurikiye ko iki kiganiro gifite part 2, wifuza ko tuzagikomeza, mushyire ibitekerezo muri komenti. Nibigera ku bantu 50 babishaka, n'ayo mabanga 6 asigaye nayo nzayazana. Isomo cyangwa se icyo ugomba gukura muri ibi ngibi tumaze kuvuga, ni uko mu mubano w'abashakanye ubwizerane n'ukuri ari bwo musingi. Iyo abagabo n'abagore bigishijwe kuvugana batajyaryana, ayo mabanga aba ari hagati yabo aragabanuka kandi urugo rukarushaho gukomera. Niyo mpamvu wowe mugabo urimo kunyumva aka kanya n'ubona umugore wawe atari kuvuga ibintu byose, atari buri gihe biba ari igikorwa kibi, ahubwo rimwe na rimwe ni ukurinda umutima we gushavura no kwirinda imibabaro. Ariko muri ibi kiruta byose, gusangira no kubwizanya ukuri ni isoko y'urukundo ruhamye. Ese nimba wumvise neza iki kiganiro cyose, wowe ubwawe waba ufite ayahe mabanga utabwira umuntu ubonetse uwo ari we wese, kabone niyo yaba umukunzi wawe? Ese nk'abagore n'abakobwa bari kunyumva aka kanya, ni ayahe mabanga batabwira abagabo babo? Bishyira aho hasi muri komenti, kandi wibuke no gusaba part 2 kugira ngo tuzabishingireho dukora ikindi kiganiro. Kandi ntiwibagirwe gukanda na subscribe kugira ngo ujoyininge uyu muryango w'impamba y'ubwenge. Ndabashimiye.